cyane kwihereza. Buri gihe rero ujye wibuka ko nta kintu kirenze wapfa kugeraho mu gihe ukiri muri comfort zone. Ishyire kuri pressure, ishyire ku gitutu, nibinaba ngombwa wipase muremure uwirukeho, ugwe wongere uhaguruke. Iyo uri ku gitutu ni ikimenyetso cy'uko uri gukoresha ubushobozi bwose wifitemo. Uyu mugabo aravuze ngo kugeza igihe werekanye ko ushobora gukoresha neza ibyo ufite, ntabwo uzigera ubona ibirenzeho. Kugeza igihe werekanye ko ushobora gukoresha neza ibyo ufite, ntabwo uzigera ubona ibirenzeho. Niba utabasha gukoresha neza ibyo ufite, ntuzigere witega ibirenzeho, ahubwo iyo wakoresheje neza ibyo ufite nibwo ubona ibirenzeho. Yaravuze ngo nta gitekerezo kiba mu mutwe wawe ku buntu, buri gitekerezo kiri mu mutwe wawe nk'inkodeshanyo. Iyo kitakubereye igishoro kikubera ikiguzi. Mu mutwe wawe ibitekerezo birimo bigomba kuba bihakodesha, bigomba kukwishyura. Rero niba bitakwishyura, menya ko ubwo watanze ubukode bw'ubuntu, kubera ko ibitekerezo bimeze nk'abapangayi. Ese umupangayi wawe arishyura cyangwa ntabwo yishyura? Wasanga bwaguhombya kurushaho. Niba ufite ibitekerezo biguhombya kurushaho, igitekerezo cyiza ni icyo kujya gusinda, ni icyo kujya mu buyobe. Menya ko abapangayi bawe bakurimo wabahaye inzu z'ubuntu. Waragabye. Kubera ko ibitekerezo biri mu mutwe ni abapangayi, ntabwo bigomba kuberamo ubuntu. Rero buri gitekerezo kiri mu mutwe wawe kirahakodesha. Iyo kitakubera igishoro kikubera ikiguzi, cyangwa ukaba warayitangiye ubuntu. Ese iyo nzu yawe wayitangiye ubuntu, warayigabye. Tekereza rero niba nawe ukodesha, noneho n'inzu yawe y'umubiri wawe yo mu mutwe nawe ukaba warayitangiye ubuntu. Kabapangayi tugowe. Uyu mugabo aravuze ngo ibitekerezo biganisha ku byiyumvo, kandi ibyo byiyumvo bikaganisha ku bikorwa, ibikorwa bikaganisha ku musaruro. Genda gurana bya bindi twize bya manifestation muri summit. Ibitekerezo biganisha ku byiyumvo. Aka kantu k'ibyiyumvo abantu benshi ntago bakitaho, niyo mpamvu nagashimangiye cyane muri summit. Ibyiyumvo bikaganisha ku bikorwa, ibikorwa bikaganisha ku musaruro. Aranavuga ngo kwitotomba nicyo kintu cy'ubugwari ushobora gukorera ubuzima bwiza bwawe cyangwa se iterambere ryawe. Muri make kwitotomba nta kintu bihindura, ahubwo gukora impinduka bihagarika kwitotomba. Aho guta umwanya witotomba rero, uwo mwanya ukoresha ukora impinduka. Mu magambo yose Ekel yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri aya, yaravuze ngo igihe cyonyine uba urimo gukura ni igihe utamerewe neza. Ibintu byose biri gukura ntabwo biba bimerewe neza. Aranavuga ngo kubakire ubuzima bwiza si ukugira ibintu byinshi, ahubwo ubuzima bwiza ni ukugira umudendezo wo gufata ibyemezo byose ushaka ku buzima bwawe bikagukundira. Icyo nicyo bita kuba umukire, ibyemezo utekereje byose bikagukundira. Ngibyo rero ibya Ekel, nizere ko iri jambo ryahindura ubuzima ryabanejeje.